Izina Ry'Imana Ndikubeshya wese wampamagaye wese ariko twarasenze yego wese kandi buri muntu wese Imana yamaga Mesaje yego njewe ngiye gufata gusa Imana gahita impa Mesaje wampamagaye ejo umuntu wampamagaye arambwira ati nari mfite ikintu kiri kumfata mu mugongo urambwira ngo kivuye mu gita kivamo hari wampamagaye warufite urubanza bari bamuriganyije bamubwiye ko urubanza barwimuye kandi imyanzuro agomba kujya gufata imyanzuro ahita ampamagara arambwira ati barampamagaye imyanzuro ndayibonye mfite undi muntu wampamagara ari kumbwira ko yari afite ikibazo cyo kugera mu nzu yakumvira kunuka agiye gutandukana n'umugabo kubera iyo mpamvu ndamusengera nabwira ngo fata igitunguru reka mbivuge nabwira ngo fata igitunguru ugite kane n'amazi nurangiza n'amajyane afata igitunguru n'amajyane ubiteke numara kubiteka umpamagare yarabitetse arabisoza arampamagara nabwira ngo okay ngaho rambeka ikiganza cawe ufate na Bibiliya dusenga arambika ikiganza cye na Bibiliya ndasenga nabwira ngo ogayo mazi numara uyogere mu nzu asigaye uyakora ifate base yuzu icucire mu nzu yose ugire gute uyisoza Imana yambwiye ngo uwo munuko warurimo Imana igize gute iwukuye icyo nkundira Imana twese ratuzi waba uri umukiriya kuzi warizira kuzi rero bana n'Imana neza wikomeze kuruta. Hallelujah. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere yose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari umuhanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya gusura umukozi w'Imana Mutuyimana Jean Claude yego umwana w'Imana Mutuyimana Jean Claude uyu munsi twatembeye ntabwo ikiganiro turi kugikorera iwe twagiye ahantu bita mu mudugudu wa Rwitongo mu kagari aho bita kuca hafi Kabaya aho bita kungezi ya ca hafi yego hafi Kagogo hafi kungezi ya ca hafi niho twibera undi mukozi w'Imana twagiye kureba nawe mbaragikiye ikiganiro cye ariko nyabuna reka abakunzi ba Concorde TV show mbibutse yuko Mutuyimana Jean Claude nawe afite channel yitwa Mutuyimana official wanyarukiraho ukayikandaho subscribe ugakurikira n'ibiganiro nawe ajya bagezaho Mutuyimana ngo hayikaze yego natwe turishimye cyane akongera guhura na Concorde TV show by'umwihariko Concorde TV show apana Concorde TV show nose ari Concorde na Concorde TV show ukundana uwo nkunda cyane ni Concorde yego CEO wa Concorde TV show abyumvise kuko nta wakunda Concorde sibyo nta wakunda Concorde TV show udakunda Concorde ubanza gukunda Concorde ukabona ubukunda Concorde TV show yego rero urabikunda dose ndabikunda cyane 100% nta n'uburyarya burimo ndabizi reka dutangirize n'isengesho bwa Imana ze Mana mu izina rya Yesu urindiho kandi uzahoraho ushoboye byose izina ryawe nirishimwe twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe uyu munsi wa none kugira ngo wongere ubane natwe utugirire neza muri iki kiganiro ubanemo natwe mwuka wera ntakaburemo kuko niwe wa mbere datanya guhora ku ngoma wa undi tubwira akatwongorera akatugira inama akadukebura wo ntabure muri twebwe ubane natwe mpaka dutangira iki kiganiro kugeza igihe tugisoreje mu izina rya Yesu amen ngusetse nta wapfa kunsetsa kandi wisoseka ntabwo wavuga guseka uziko hari umuntu twagiranye ikiganiro avuga ati ikintu nkuziho ati ni uko uzi gusetsa umuntu atari umuntu aza mu kiganiro yikarumye ariko umva nta n'amagambo afite atari ko watangira umuntu ntamenye iyo amagambo apfuye urumva uvuga ngo ubundi guseka nibyo bintu bya mbere bituma umuntu aruhuka umutwe yego nandi ndakubwiye ngo ngusetse ngo hoya ngo ntabwo ngo nabishobora wagije uhita useka kasasha fake niyo mpamvu nyine urumva ibisetsa n'ibitunezeza ntago byabura ariko ubundi mu gihe cyose wabyutse mu gitondo ukisanga uri kureba uri kuvuga amaboko ari mazima noneho by'umwihariko niba ufite umuryango ukabona abana barakarabye bagiye ku ishuri by'umwihariko ukabuzi ko saa sita nanga nimugoroba bakababura karagira gute hari buze kwaka ushaka wakwisekera umunezero ukakwica cyane kabisa icyo ngiye kugusetsa ni ikirere ikiganiro cyawe nashyizeho kuwa gatandatu tariki zingahe 9 tariki 9 yego niba uko byahuriranye na anniversaire ya Concorde TV show nibwo yari yujuje umwaka
ishinzwe harya yego nibwo yari yujuje umwaka ishinzwe yego umuntu yaranyandikiye mu gikari ati abakozi b'Imana bameze nka mutuyi buzura umwuka gutya baracyabaho ngo faya ashyiraho tunuza twa faya umva ni ikiganiro cyo guhanurira umuntu kabisa ati wagira ngo amanutse umusozi wa Muhungwe ni umusozi twasengeragaho abantu batuye Mahoko n'uwo muntu tuziranye dutuye Mahoko Tugani niko yimere ati hoya ati kuko ikiganiro giheruka atarameze utyo urumva nanda ugani rero imisi yose si ku cyumweru ni imisi yose si ku cyumweru imisi yose ntabwo ihwana atariko nanjye iki kiganiro narebye amavuta arimo numva ndafashijwe kabisa nawe urangije uti konkora ibintu bimbayeho nibiki ati uziko wagango nibwo nje kuri cano ati abantu bari kumpamagara ntiwareba yego none uyu munsi amavuta bimeze bite cyase wowe icyo kiganiro abantu feedback bakiguhaye howe ni ukuvuga ngo ubu nari ntegereje ngo usoze kuvuga muri reka mbabwire hari ijambo ubundi hari ijambo ugomba kumenya waba unkurikira mu Rwanda n'uri hanze y'u Rwanda wumva ikinyarwanda icyo nkubwiye uko amavuta kandagira amateka yego amavuta kandagira amateka akibagirana ubundi amavuta agakora kandi aho amavuta yageze yego si ngombwa amatangazo ahubwo inshi zigira gute zirizana rero naje natunguwe bikomeye cyane ariko no mu bihe busanzwe nandi masengesho iminsi 3 yego rata nandi masengesho iminsi 3 kuko muri byaza ngo muze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari iki hatari abantu nanje nari niherereye bura ndi mu mavuta ariko busanzwe ndayahorana yego yesi ngira stress nari stress hari umugore watubwiye ngo nari stress kubera ko twamaze kumenya ko iyo umuntu ari mu mwuka ibintu biri gukora yego niba ubyibuka neza uribuka igihe Yesu yaragiye kugaburira abantu nangase igihe Yesu yarari mu bukwe bw'ikana yego ngo Mariya yabwiye abagabuzi bari barimo kugabura haranga iby'umuhungu wanje ari babwira mugire gute mu bikora abatipe rero bagiye kuvoma amazi nabo bayavomera muri rya jambo rya mwuka wera baravoma ngo baravoma ariko ngo Yesu uko yarabibabwiye iyo umuntu ari mu mwuka afata ibitari bikwiye kuba bikagira gute bikabaho niyo mpamvu rero njewe kuwa gatandatu ubwo nanje nyene kwa kundi Imana iza ikavuga iti mwana wanje hari canje kugira gute gukora narahamagawe kugeza ku rwego numva umutwe wanje kandi ubwo munsi nagira amahirwe adasanzwe umuntu wese wampamagaraga mwuka yasangaga amaso gameze gatya yego kuko wibuke ko unagikoze unagishiraho nyiri muri bya bihe yego twayikoze kuwa gatanu mitangishiraho kuwa gatanu yego mu gitondo ukiri muri amasengesho nyiri muri amasengesho ntarayasoza ndi buyasoza mu ijoro rica ku cumwe ko ndibuka ko nasoje mu ijoro rica ku cumwe umuntu wese wampamagaye wese ariko twarasenze yego wese kandi buri muntu wese Imana yamaga mesaje yego njewe nkigufata gusa Imana gahita impa mesaje nageze na bariko mana wazadufashe kandi pereka nongera bisubira n'umushira mu kiganiro nabivuze ni izina ry'Imana sindi kukubesha na n'umusira cyabisengera ndashaka kugira ngo njewe Imana igira ikikora sibyo nimara kugira ikikora ubundi nge mbere masa abantu bayo nsengera abantu bayo na n'ubu ndacyabihagaze ndacyabivuze n'ukuri pe njewe akazi ndagafite yego akakarampagije kabisa asiyo ndi gusenga ngo Imana ikora iki fungura inzira umugore wanje mubwira ngo icara hariya ubundi nsengera iki aba kugira ngo nababandi bamburaga ubu ndi kumva uwo mudayimoni watumye n'abantu bambura ndi kumwirukana cyane urumva neza ngo Mana fungura inzira zishoboka ntazagira umuntu ungana ngataha abonye icari gushaka yego rero uriya munsi niba ari ikintu cya mbere cyantungu naravuze si nibo bwa mbere naje kuri YouTube ko mbamaze imyaka 3 nibo bwa mbere kize kibwirizo bigenze gute ariko kubera ko gwari umunsi w'Imana gwari umunsi imbaraga z'Imana gwari umunsi wo gukora gwari umunsi wo gusubiza abantu ibintu bigenda neza rero uwo munsi nanjye waranshimishije 100%. rero Imana igumugisha yego uyu munsi turi kuwa gatatu icyo biganiro ne twagikizaho kuwa gatandatu mubo wahanuriye icyo gihe ntabaraguhamagara kubwiye ko byasohoye hari umuntu wampamagaye ejo arambwira ati nari mfite ikintu kiri kumfata mu mugongo urambwira ngo kivuye mu gita kivamo hari wampamagaye wari ufite urubanza bari bamuriganyije bamubwiye ko urubanza barwimuye kandi imyanzuro agomba kujya gufata imyanzuro ahita ampamagara arambwira ati barampamagaye imyanzuro ndayibonye mfite undi muntu wampamagara ari kumbwira ko yari afite ikibazo cyo kugera mu nzu yakumvira ikunuka agiye gutandukana n'umugabo kubera iyo mpamvu ndamusengera ndabwira ngo fata
igitunguru reka mbivuge Yego. ndavuga ngo fata igitunguru ugitekane n'amazi nurangiza n'amajyani afata igitunguru n'amajyani ubiteke numara kubiteka umpamagare yarabitetse arabisoza arampamagara avuga ngo okay ngaho rambeka ikiganza cawe ufate na Bibiliya dusenga arambeka ikiganza cye na Bibiliya ndasenga avuga ngo ugayo mazi numara uyogere mu nzu asigaye uyakora ifate base yuzuye ucucire mu nzu yose ugire gute uyisoza Imana yambwiye ngo uwo muntu uko warurimo Imana igize gute iwukuye irambwira ngo Imana yambwira ngo bari barafashe imbeba barayibaga bazana inyama zayo bazishira muki bazishira mu nzu kuno bafata itunyama nyine barakatagura bajana mu nzu kugira ngo we naje aragera mu nzu inzu ishira munukira avemo nabona umugabo mubona nk'igisimba batandukanye ndari bamaranye imyaka 2 umva mpita musengera nabwira ngo Imana irambwiye ngo ukimara koga ya mazi ukimara gucucira ya mazi umugabo nta uriyo nabe muramusengeye kuwa mbere umugabo nta uriyo wowe agiye gutaha nimugoroba araza byagize gute byahindutse umugore ati ntago bishoboka araryama yamaze kubikora ahita sinzira byari saa 2 z'umuzamango za mugitondo ahita aryama yakangutse umutima unezerewe inzara yamwishe bese yumva ibintu byagize gute byahindutse afata ivyo kurya hamagara umugabo ati sinzi bimbayeho umugabo nambwa atereka ntege mfatireho nze umugabo afatira haraza agiye kugera mu rugo asanga nyine umugore byahindutse nyine yumva nta kibazo basubira muri bwa buzima bw'umunsi wa mbere bahita babisubiramo yabona ntibisanzwe nimugoroba araryama abona biremeye habone ejo burakeye kuwa kabiri byagiye kugera nimugoroba amwira ati uri kumva ushaka ngo nguhike ndabwa rero nta wimbaza icurama yego numu mutwe ngo rambwiye ngo mubwire ngo ntacu inshuro ya kabiri urambwiye ngo ntacu inshuro gatatu nabwira ngo icu umutima ugize gute ugutegeka arambwira ngo ntegereza kuwa gatatu nimugoroba yego ubwo uyu munsi nategereje nimugoroba kandi nzi ko byanga byakunda hari ikimana kuko natwe ari cyagiye ivuga wabyumvishije ahita ambwira ngo suzigera ubura amayinite yo kugira ngo usengere iki abantu kandi ntago ari mu Rwanda ari no mu ntago ari mu Rwanda nabo bajya baroga bakaruka ntago ari mu Rwanda urumva ari muri Zambia kandi ico ni kimwe nuko nibitari ubwo kuva nimugoroba kuva saa 6 za nijoro kuko navuye ku murongo saa 6 za nijoro niho nafashwe n'itotsi rasinzira saa 6 za nijoro nahavuye mpamagaye n'abantu batatahaye nimero yanjye ubwo babaye bane ubwo we nabo batatu ubwo ngizeyo abantu bangahe bane wabyumvishije hari undi muntu yayihaye umukecuru ngo ni bari nyirasenge utuye ikanombe ku kibuga musi y'ikibuga niko yambwiye ngo atuye ikanombe ahantu ngo nibahita mu kajagari nibari hesi tkunde havuze nsangana nahaza amaso ku maso nje nasanze nanahazi urumva arambwira ati ndabwira okay nta kibazo mvuye mu rugo amamagaye ndi munzira ndikuza kureba ndabwira navuye mu rugo namuhaye saa 1 za mu gitondo ejo kubera ko uyu munsi mfite iteraniro rya nijoro ntago byankundira ubwo ariko uri kumva ko ico kiganiro cakuruye nyine gikurura amavuta hari aho congeye kunkura n'ahandi cagize gute chances rero urumva ko ibintu biri kugenda neza abantu bagiye batwumva neza yego kuba mba ndi kukubaza gutya cyase nawe kubivuga ntago umuntu aba yirata imbaraga ze tuba twirata imbaraga z'Imana kandi intego yanjye mutuye nabuze nteka nkuru y'umuyoboro ngende shakisha abakozi b'Imana intara y'amajyaruguru akarere ntarakoreramo ikiganiro nakagakenke Musanze aho ntuye Burera Rurindo Gicumbi sigaje gakenke muri gakenke gakenke niho nta muntu ndakoreshamo ikiganiro Uburengerazuba Rubavu Ngororero Nyabihu mfite abantu nakoresheje urukumva wagiye ndikugenda kubushobozi buzajya bugenda buboneka ariko nshima Imana niyo mba naje nkakureba wa muntu tutaziranye akaguhamagara ukamuhanurira ukamusengera agakira buryo waba ari umunyago wanjye ubundi hari ikintu abantu batamenya twebwe iyo tuvuga ibi nta tuba turi kugira ngo abandi bantu baduhamagare yego iyo tuvuga ibi ntabwo tuba turi kuvuga kuko sitwe tubikora ngewe ndasenga Imana ikankoresha igakora ikintu rero hari igihe nyine nk'abantu bavuga ngo ubonera kubivuga ngo kugira ngo oya no ntago ariko bigeze gute ntabwo ariko bimeze ariko n'ikindi ntago ukuvuga ngo baguhamagare kuko uguhamagaye ntabwo mwishyuza uzana kambivuga gutyo uretse kugutwara umwanya wawe niba warugiye no kugira akantu koruka kareka ukamusengera ntabwo aba arakwishyura urumva usibye no kunyishyura ngewe niyo wampamagara ukambwira uti nyitaba hanaha ndahanaha nyitabe nakubwira ngo ndaje kuko afite ubushobozi bwo kugira gute kuhagera
babikubwira n'abantu dore ngaha ndi kuri social media nje ndiko nteye sinshobora no kukubwira ngo none ngo ndaje kugusengera ngo no uzabibaze bazabikubwira ndahirikaga ku musaraba uzababaza kirirwe ngakubwira ndi nagiye ku musaraba wakena n'ibimenyetso hakubwira ni turi kumwe amacano garahari sibyo amavideo tukafata utuntu hamwe andi dore ndaha yego ntabwo nari nabwira ngo ntegera fazani ungeze nahara tibishoboka kubera iki kubera ko iyi Mana dukorera ifite imbaraga n'ubushobozi nukuri ifite ubushobozi n'imbaraga byo gukoresha umva ko si ngombwa ahubwo ahita avuga ati okay mukozi w'Imana nkuguriye icyayi bigahita bihurirana nuko ndajya ku musozi yego gahita nimba bitanu byo icyayi kukinakuraho bitatu nkabigurira abandi ifu y'igikoma bibiri ngategamo nkajya gusengera abantu no gusabira umugisha wageze gute wewe yampaye rero nuko nguko niko babimeze yego Mana ishimwe ka tujye umwanya w'ijambo ry'Imana amen Imana tugire neza rero reka dusome ijambo ry'Imana ntabwo turi buze kuritindamo umva kantu ngiye kukubwira hani wanje ntabwo mukanya nidusoza amateraniro nta nama y'abadiyakoni iraba cyangwa ya komite nyobozi y'itorero akenshi yiraba barihutisha cyangwa harabigaburo ryera uyu munsi ntabwo turabikora bivuga ngo n'ubwiriza ugafashwa ntabwo urabona nje kukwandikira agapapuro kakubwira ngo warengeje igihe cyase ngo ubone ndi gukora gutya ubone ndi gukora hano ku kuboko kw'ibumoso niho bambara isaha ugomba yo nkoseho gutya ndi kugaragaje nyine ko igihe cyagiye ibyo Imana yagushyizemo bibwire abadukurikiye ntutubipe uduhamagare Imana rero ikomeza kubana natwe turimbana umuririmbyi w'107 mu izina rya Yesu Kristo uyu muririmbyi arimo kumfasha kandi nawe agufashe wowe nkurikiye mu izina rya Yesu Kristo umve ko Imana hari ico iguhishiye uyu munsi wa none reka nongera nkubwire ngo kuri uyu munsi wa gatatu Imana ifitanye nawe gahunda abantu benshi tujya kwa muganga tukajya kwivuza ariko igihe ugeze kwa muganga bakakubwira bati muganga ntawe uhari uzagaruka ugahabwa randevu uyu munsi rero ntabwo ari umunsi wo kuza guhabwa randevu uyu munsi nje kukubwira ngo Imana imanukiye kuza bivuze ngo randevu urayisanganwe ahubwo uyu munsi ni wo guhura n'Imana yego abaganga benshi bakora ngo genda muganga w'inzobera azaziza itariki ugataha mu by'ukuri wabonanye na muganga ariko ntacagize gute ntaca kumari uyu munsi rero ntabwo ari umunsi wo guhabwa randevu ni umunsi wo kugira ngo randevu yawe wahawe ikemuke bivuze ngo uyu munsi ugiye guhura n'Imana ku giti cyawe Imana tugire neza rero uyu muririmbyi rero turamuririmba ntabwo ndamusoma ngo ndamuririmba ni indirimbo ya 207 ivuga ngo komeze nje niringira amaraso y'umukiza nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose n'umusenyi iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose n'umusenyi nikomeje ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose ntunganywa n'amaraso ye n'ay'amasezerano naho napfusha ibyo mfite niwe musa nyiringira nikomeze ayiwe ku rutare naho ahandi hose n'umusenyi naho ahandi hose nikomeze ku rutare naho ahandi n'umusenyi naho ahandi hose
maze ico gihe azazira azasange ni nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite nikomeze ku rutare n'awahandi n'umusenyi n'awahandi hose nikomeze ku rutare n'awahandi n'umusenyi n'awahandi hose n'umusenyi. Haleluya. Uyu muririmbyi aratubwiye ngo nkomeze nje niringira amaraso y'umukiza nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Haleluya. Rero abantu twikomeje mu bitagira umumaro, abandi twiringira ibitagira umumaro, ariko nje kukubwira ngo ikomeze ku rutare ahandi ni ku musenyi. Nukuri. Hari abantu benshi bagiye badusezeranya ibintu ntibabikore, abandi bagenda batubwira ko bakomeye, ariko nta kintu gikomeye usibye Imana yonyine. Rero mugabo, mukobwa, musore, mumama, ikomeze ku rutare ahandi hose ni heherata ni ku musenyi. Hano aravuga ngo iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe mu byago no mu makuba ntagira ubwo nzibukira. Imana tugire neza. Iyi ni Imana itagusiga mu bibazo. Iyi ni Imana abantu abareka mabwire abantu tubagira inshuti ariko dufite akantu, ariko iyo ibintu bishize, iyo babonye igo hari uko bihindutse abantu baragenda, ariko ngo ntabwo ajya nzibukira. Mu byago no mu makuba Yesu abana nanje, mu bigerageza Yesu abana nanje, mu ntambara Yesu abana nanje. Iyi ntambara ufite humura, Yesu ari kumwe nawe, azakurwanirira, azakudenema, azakudedestava, azagutabara kuko ni umutabazi. Cyangwa ndiri Imana rero ntabwo ijya yumva amabwire y'u Rwanda. Nta nubwo Imana ijya yita ku byo bakuvuga, nta nubwo Imana ijya yita kukuresha. Imana ntigire yita huvuka, Imana ntijya yita amashuri ufite, Imana ntijya yita ufite imirima, Imana ntijya yita kuryama heza. Icyo nkundira Imana twese iratuzi, waba uri umukiriya akuzi, warize irakuzi. Rero bana n'Imana neza wikomeze kuruta ahandi ni ku musenyi. Aravuga ngo ntunganywa n'amaraso ye y'amasezerano ye, naho napfusha ibyo mfite. Imana tugirire neza. Naho napfusha ibyo mfite, naho ibyo ufite byashira, naho abantu bakwanga, naho intambara zaba nyinshi, ntunganywa n'amaraso ye y'amasezerano ye, naho niwe musa. Naho byose byashira, naho abantu bakwanga, niwe musa. Reka nkubwire, nigeze mbona n'ikibazo nsigara njyenyine, ariko mbere gusigara njyenyine ndasengana n'indi mu cyumba iwanje n'abandi. Imana ibi ngibi byaje ubizi, ibi bihagurutse ubizi, ngaho ndwanirira. Haleluya. Irambwira iti mwana wanje, kugira ngo bareke ko byose bishoboka, telefone z'abanyarwanda nazikupye. Ndafashirwa. Amen. Telefone z'abanyarwanda nazikupye, telefone z'abantu bari mu Rwanda baguhamagaza amayinite, izo nazikupye. Nababandi kuko bari bagiye guhamagara bakwishaka bareka nkwihera bari hanze. Yego. Haleluya. Wa wundi ukubwira ngo mwamukozi w'Imana reka kugurira iki amazi, yego yaje kugukubita gutera vendi, yego ukagenda ukagura icyo ushaka. Tuvuge cyane amen. Kubera iki? Iyi Mana ni nziza cyane. Iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe, ni Imana tujya tuvugana nayo, tukabana nayo, tugakorana nayo, tuperasiremo, tukagendana nayo kubera ko ni nziza. Mana tugire neza. Haravuga ngo maze icyo gihe azazira azasange mwiteguye, nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Yesu najya kuza haranira kugira ngo wikomeze ku rutare kuko umva nigeze mbana n'inshuti. Mana ishimwe, mbana n'umuntu turabana nyuma yaho nza kugirirwa umugisha wo kugirirwa neza, ngirirwa neza ariko ngirirwa neza bireba, arababara. Ababazwa nuko hari icyo Imana inkoreye. Imana tugirire neza. Agenda arabwira abantu ngo ngicazi n'ukwirirwa yambaye neza, none sinambare nabi ndi umukozi w'Imana. Oya bibaho. Kandi Bibiliya yaratubwiye ngo Imana nibagirira neza mugashima nzongera nkore n'iki, nkore n'ibindi. Nawe ko nkora tuvugisha ukuri, ndamutse ngugiriye neza, oya uramutse ungiriye neza singushimira ngo bwire ngo urakoze, ntago wazagaruka. Reka Imana tugirire neza. Rero niba ari ikintu cya mbere ikomeza ku rutare, nta rindi jambo nkuzaniye ijambo rivuze ngo Imana ije kukwagurira imbago. Haleluya. Kubera ko uri mu kazitiro, ushize de pasi level, umaze igihe kirekire uri mu kazitiro, umaze igihe kirekire nta ruvugira ufite, Imana ije kukwagurira iki? Imbago. Umuri komeze ku rutare, ahandi ni ku musenyi. Ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka, ibyo abantu babona ko bitazakunda imbere y'Imana birakunda. Ikomeze
ikomeze ku rutare ikomeze ku rutare. Abandi bakubwira ngo baragukunda barakubesha, iyo Imana iguhaye abakunzi n'uwakwanga arakubwira ngo atayirafi komeze ku rutare. Reka tubanze dusomere ijambo. Mana tugire neza, Mana ikomeza kutwitaho. Reka dusomere ijambo twihuse kuko babivuze bati hano nta kwihuta mu iteraniro rya Konkorde, nta kwihuta kubagamo. Mana tugire neza, dusome Ngoma ibyo ku Ngoma ibice n'umurongo wa 10. Ngoma ya mbere haravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli. Tusubiremo, Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icamba ukampa umugisha rwose ukanyagurira imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, nubwo Imana imuha nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Amen. Iri ni ijambo Yabesi yavuze igihe yarabonye ibibazo bibaye byinshi, igihe intambara zari zibaye nyinshi, arasenga aravuga ngo Uwiteka Imana icamba ukanyagurira imbago. Iri jambo ryumve neza, amaze gusenga mu bigaragara imiryango ari yamwanze, mu bigaragara intambara zabaye nyinshi, mu bigaragara muri ubukene bwari bwamusatiriye, abona imbago bari kuzifunza kugira ngo zaguke. Hari igihe umuntu abamo aho kugira ngo atere imbere ashira mu rugo, ahubwo akagenda asohora buri munsi, asohora. Niba ari akarimo umutabo ukagenda, niba ari inka birapfuye. Hari umuntu uretse kumpamagara cyane, Imana ivugira ku musozi kandi rusenga ahantu, iramubwira ngo umva mwana wanje, nongeye kurinda amatungo yanyu. Amen. Ariko ageze mu rugo, ahubwo hageze asanga amatungo agageza gute gapfuye. Haravuga ati Imana yatubeshe bimaze gute, yikubita ku kundi musozi, hajya gusanga yivumbuye. Arahageze Imana iramubwira ati ejo bundi suriko ukuntu umwana wawe yari ari gusamba, ati nkamutabara, ati suriko ukuntu wa muhungu wawe n'ubundi mukuru nawe yasambye, ati ejo bundi n'ubundi suriko ukuntu byari bigenze mwana ntiyaragiye umuhungu, ati rero mu byimbo cabo bana. Yego Satani yabuze icyo afata umujinya ngo mwisha aja mu maki aja matungo, ariko iramubwira ngo kugira ngo yereke ko ari je bavuganye nawe, nuko ahizi izo hene zari ziziritse ngiye kwashira inyana. Haleluya. Numva aravuga ati vujuze ukuntu byagenze guca ahubwo inka ubu ndayiziritse. Hari rero tuza wari uri kurira ngo ihene zirapfuye, uri kurira ngo amatungo arashize, none Imana yabonye ko kwahirira ihene ahubwo iguhaye iki? Inka. None wari wabonaho, ariko reka nkubwiye ko nkuru, wari wabonaho ihene ipfa, sibyo? Abantu bakavuga bati gufete uri kureba ntago turayita, ahubwo tugira gute tuyirye. Waje kubona ukabona nabwo baguhaye amafaranga gahiganye nawe bagombye kuguha ari nzima. Ndamubwira nti rero ikomeza aho ngaho, wigumire ku Mana, ubwo n'ibindi bizagira gute biza. Uyu Yabesi rero, uyu mugore nawe yarabonye ko ibyo bigiza gute byanze, ariko Imana imwagurira imbago, ava ku hene aja kuki aja ku nka. Nawe Yabesi yari yasenze isengesho rikomeye, aravuga ngo Uwiteka ndakwinginze nyagurira imbago, nubwo ibyago binsatiriye, nubwo intambara zinsatiriye, nubwo ibigeragezo babyira, ariko nyagurira imbago. Imana iramwumva, niko biri tubwiye, Imana iramwumva, imwagurira imbago. Nawe Imana ikumvire uyu munsi, Imana ikwagurira imbago. Ye mubyeyi, Imana ikwagurira imbago. Wa mugabo, Imana ikwagurira imbago. Haleluya. Imana ikugirire neza, yongera ifukuri riba rishasha ritazwi na buri muntu wese. Imana itugirire neza, ndafashijwe. Imana ikumvire, waba uri mu Rwanda ikumvire, waba uri hanze y'iki gihugu ikumvire, Imana ikwagurira imbago, yongera ifukuri riba rishasha ritazwi na buri muntu wese. Imana igusakarire byari byamaze gusenyuka ku buzima bwawe, Imana yongera ibyubake mu izina rya Yesu Kristo. Imana yumvira Yabesi, iramwumvira ngo irangije imwagurira imbago. Nawe Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Reka abakunzi ba Konkorde TV show, Imana ibagurira imbago. Imana yagura imbago kuri umuntu wese ukurikiraniye YouTube channel yitwa Konkorde TV show. Imana imwagurira imbago. Nawe utayikurikirana urafungura ukabona iki kiganiro, kaba ariyo cyambere uragiye kureba, ukigifungura gusa Imana ikwagurira imbago. Amen. Ayiko papa, Imana ikwagurira imbago. Nubwo uruzitiro rwavuyeho, nubwo bamaze gusenya, Imana yagura imbago, kuko hari biteze ngo bazakwimura, ahubwo ari babimuka mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze kudufata ijambo, ko nongeye kuvuga sikari, hari abantu bamaze kudufata ijambo bati tuzaremba tubimuye. Reka nkubwire, akugira umwanza kwimuke we, akugira
wowe wimuka umwanzi yakwimuka. mu izina rya Abavuze ngo bazagura ikibanza cawe, abavuze ngo bazagura mu kwawe, ahubwo wowe ugure mu kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko Imana yaravuze ngo ibyo muzasaba nzagira gute? Nzabikora. Imana ikwagura imbago mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusoze, reka utangiye nimero yawe, wagukenera yaguhamagaraho, Yego. ubundi dusoreze n'isengero. Nimero yanjye wanyenera yambona ni kuri 078 21 38 132 078 21 132 hose irahari. Yego wambona kuri kuri momo kuri WhatsApp no guhamagara kuri WhatsApp, kuri momo, kuri WhatsApp no kumpamagara birakura. Umpamagaye ukabona sinkwitabye mpugiye mu tuntu runaka, nsigira message. Wayinsigira mu gikari kuri telefone isanzwe, wanyandikira kuri WhatsApp. Iconzi cyo nuko aho ndi tegukire hose ndibuze kukwandikira, ndibuze kugusubiza. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana mu izina rya Yesu. Urakoze kuje kwagura imbago z'ababyeyi, uje kwagura imbago z'abakobwa, uje kwagura imbago z'abagabo n'abasore mu Rwanda no hanze. Hari abantu benshi nyiringabo bari ahantu mu gapfundanwa, hari kuvuza ijambo rikomeye ko hari abuje kwagurira imbago. Ngaho bikoreye kwibahisha kandi ubane natwe. Umuntu wese warukurikirana ikiganiro twabanye muri kiganiro mu umugisha kandi umwiteho, abari barwaye bakize, abafite ibibazo bitandukanye biteho mu izina rya Yesu Kristo twese urakoze. Amen.